Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, mukomeje gukora imirimo yanyu neza cyane. Hanyuma iyi ngiyi ni Target TV, ngewe nitwa Masunzu. Dufite inkuru nyinshi cyane, zimwe muri zo mwagiye muzibona. Mwabonye inkuru twagiye gusura bari abakobwa baba mu Mugano, mwabonye inkuru y'umwana muto cyane ku myaka 5 watangiye gushaka amafaranga, mwabonye ikiganiro twagiranye na Maria Yohana, mwabonye ikiganiro twagiranye na Muyango n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu munsi hari umuntu turi kumwe ukomeye cyane. Uyu ni umuhanzi mu buryo bwinshi, ni umuhanzi w'umuririmbyi, ni umuhanzi ushushanya ibishushanyo nka biriya murimo murabona inyuma, ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bino bintu abifitemo uburambe cyane, yigeze no gukora igishushanyo. Ni umuntu wabimbwiye ariko araza kubitwibwirira neza. Ubu ngubu kikaba kiri mu biro bya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo araza kubitubwiraho. Ese bino bintu bimumariye iki mu buzima busanzwe? Ese bifite izihe nyungu kuri we n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, araza kubitubwira. Reka tumwakire. Muze muraho. Muraho neza. Amakuru ni meza. Mwatagira mwibwira abateze cyangwa se abakurikiye Target TV. Nitwa izina ryanjye nitwa Bushaija Pascal. Nkaba ndi umunyabugeni, ndi umuhanzi umunyabugeni, nkaba bifatanya n'umuziki. Ariko ibyo shyiramo imbaraga cyane, ibyo nkora buri umunsi ku wundi ni ubugeni. Ubugeni hari abantu batabisobanukiwe. Ubundi umunyabugeni ni umuntu ubukora iki? Umunyabugeni ni umuntu ukora burya nabyo burya ni ubuhanzi. Ubuhanzi rero noneho bugenda bitandukanwa iyo umuntu afite icyerekezo cyo aba ari gukora. Buriya abanyamuziki ni abahanzi ariko bo bakurikirana umuziki. Noneho n'abanyabugeni nabo ni abahanzi ariko bakora ubuhanzi bwabo bakoresha amashusho. Muri amashusho rero nabwo bikaba hagabyemo amashami nayo. Hari gukora ubugeni bujyanisha no gukora ibihangano ukoresheje amarangi, ushushanya ukoresheje amarangi. Hari n'ubundi bugeni ukoresha amashusho ariko uyaconga mu biti. Hari n'ubundi bugeni ukora amashusho ariko uyaconga mu bintu nk'amabuye, for example muri za marble, muri ibintu nk'ibyo ngibyo tukosora. Hari n'ubundi bugeni ukoresha ushaka gukora amashusho ukoresha amasima, ukoresha beto, yes, ukoresha ibumba, nk'ibyo ngibyo mbese. Ibyo nibyo bugeni en fait. Yes. Turaza kubyinjiramo cyane mu bijyanye n'ubugeni, ariko reka duhere wenda ku bijyanye n'ubuhanzi ariko mu kuririmba cyangwa se mu muziki nk'uko wabivuze. Byo wabyinjiyemo ryari, wabitangiye ryari? Igihe nabitangiye uriya hari igihe umuntu ajyanisha ibintu icyarimwe bikazana bigendera rimwe, ariko hakaba ari ibyo ushyiramo imbaraga. Ariko navuga yuko nabitangiye nkitangira école secondaire, ngitangira kwiga muri école d'art. Nageze muri école d'art ziko ngiye kwiga ibyerekeranye n'ubugeni, ariko ko nabyo byari muri programme za gahunda z'ishuri, programme z'ishuri. Ubundi bwari ni ubugeni, ariko nza gusanga aho abantu bakunda umuziki bariyo. Nza kuhasanga hari orchestre kari gari kitwaga Fever, ariko nayo umuziki nkaba narawukundaga cyane nkiri umwana, kuko niyo naririmbaga. Ndatekereza ko nabonaga amanota meza cyane yo kuririmba, uziye ko icyo gihe batabihaga agaciro gakomeye byose birumvikana, kuko babonaga ko nta cyerekezo bifitiye. Ngezeyo rero nibwo narebye abo banyamuziki, orchestre kari gari bakoresha twa gitara seshe, kandi kenshi na kenshi akaba ari z'abanyeshuri babaga bikoreye, kuko nabyo byabaga byijyanye n'ubugeni bwabo. Bakazikora bakareba nka gitari original nziza ya kizungu, ariko bakagerageza kuyigana kandi zikavuga neza. None baforma akantu ka orchestre k'ikigo. Za kwasanga ndi mu wa mbere, za kwasanga hari icuranga ariko ikagicuranga aho ngaho icurangira abanyeshuri, ariko nanjye numva nyine mbaye interesse. Noneho nkajya nkunda kujya kubareba. Ubwo natangiye kwinjiramo ngeze 3e secondaire. Muri iryo shuri nibwo natangiye kujya nanjye kujya ndirimba, ariko baba begetse nka gitari hariya iruhande, nanjye nkagerageza kuyifata, nkajya ngerageza kwigana ibyo nabonye bakora. Gutyo nkajya mbyiga za kugenda mbimenyera buhoro buhoro. None tuza gukora n'abandi twari turi kumwe mu ishuri rimwe, tuza gukora
orchestre junior y'abana bakiri batoya. Noneho twareba ukuntu bacuranga, natwe twari tugerageza gucuranga, noneho twajya tugerageza gukora nk'amakonseri, ubwo natwe bakajya badushyira muri gahunda tukabanziriza abakuru bakumva yuko nyine natwe dufite impano zo kuba twaririmba. Naho ngaho nabitangira fete. Okay. Wagiye ukora indirimbo nyinshi cyane, ariko hari indirimbo yamenyekanye, ni indirimbo yitwa Elina, ariko abantu benshi bayita Butare Kigali, Muhanda Kigali Butare, ariko hari izina ryayo nyirizina we wayise. Iriya ndirimbo abantu benshi barayikunze, indirimbo wahimbye ryari, ni indirimbo isobanuye iki? Iriya ndirimbo nayihimbye muri za 85, ku buryo mu kuyihimba nayihimbye ariko bifite impamvu. Uko nakundanye n'umukobwa turakundana, ariko ntibyaza gucamo ko nari mfite gahunda yo kuzabana nawe, none byaba bigishobotse, noneho bituma nyihimba. Ariko hagati aho ngaho no kuyihimba n'ibyane imbaraga nyinshi zo kuyihimba, niko umukobwa twakundanye abi Butare, ariko njyewe mba ku Gisenyi, Urubavu y'iki gihe. Ariko impamvu mvugamo Muhanda Kigali Butare cyane, niko hano hari abavandimwe banjye hano muri Kigali, naraza gakora iskara abavandimwe banjye hano Kigali, noneho ubwo kujya kumureba nkajya nkora urugendo rwo kuvanga Kigali ndi kujya Butare. Niyo mpamvu wumva mu icyo gitero cya Kigali Butare. Ariko kugira ngo iriya ndirimbo umva niyo umuntu ayiririmba umva ari très émotionnel, umva mbese igushyizemo ikintu cy'amarangamutima cyane, kugira ngo ijye mu marangamutima cyane kuriya. Niko navugaga inkuru yabayeho, yambayeho, kandi wumvise nuko ibitero bigenda bikurikirana, wumva ari nk'inkuru iriho y'umuntu yajya nkari akabara inkuru. None mbishyira mu ndirimbo, nuko bishyira mu ndirimbo rero ntugira ngo ni ikindi, kuko cyagize nyuma umukobwa turaburana, ariko nabonye ko nta kundi nazamuha message yanjye, niyo mpamvu nashatse kugira ngo binyuze mu ndirimbo. Kuyinyuza mu ndirimbo nagira ngo azajya yumve yuko mbese akaba umutima wanjye intimba wagize. Encore ikindi cyo nakongeraho, niko byasabye imbaraga nyinshi cyane, kuko icyo gihe abantu baririmbiraga hari studio imwe ni Radio Rwanda, handi washoboraga kugira ngo uririmbire indirimbo izumvikane mu Rwanda hose. Hari maradiyo sarari, handi maradiyo yari yakavutse. Noneho ubwo ntangira nako kugira ngo ndatekereza ko mba narashyize indirimbo nyinshi kuri radio, ariko indirimbo yumvikanye icyo gihe Elina, niyo mpamvu nayishyize muri imbaraga nyinshi kugira ngo nishyire kuri radio. Impamvu rero byanamvunye cyane, impamvu uvuga ko byamvunye, kugira ngo uzava n'inanga i Rubavu uyizanye muri taxi uyigera n'ahandi i Kigali, ujye kwaka rendez-vous kuri Radio Rwanda, uzajye gushyiramo indirimbo, ukumva ko byabaga ari gymnastique zikomeye cyane. Ni muri ubwo buryo nashoboye gushyira. Ese ubundi ko abaproducer b'iki gihe babaca amafaranga cyangwa se mwishyura studio kugira mukora indirimbo? Abahanzi benshi banamugani bakuze bajyaga bajya kuri recordingira indirimbo zabo kuri Radio Rwanda, aho nta mafaranga babacaga. Byasabaga iki kugira ngo Radio Rwanda igukorere indirimbo? Ahubwo kujya guca, ahubwo nibo bayatangaga. Iyo bahaga indirimbo barayishyuraga, ariko bakayishyura amafaranga atari menshi, ariko bakayishyura. Noneho nyuma abahanzi batangiye kuba benshi, umuntu akajya agenda gusa akabaha gahunda, ukajyana ikintu cyo bagusabaga cya mbere na mbere ni ukujyana indirimbo yanditse, bakabanza bakayireba bakayisoma mu manota cyangwa yanditse ku gipapuro. Amagambo bashaka kugira ngo banze barebe amagambo. Icyo babishakiraga bagera kugira ngo barebe niba ari amagambo atagira uwasebya, ari amagambo ubona yubaka cyangwa se wenda y'urukundo, ariko atagize aho yahurira no gusenya abantu. Ibyo ngibyo nibyo babanzaga kureba. Niyo mpamvu bagusabaga kubanza kujyana texte d'abord, noneho ubwo icyo gihe bakabanza bakareba texte, bamara kureba texte noneho bakagwa rendez-vous y'icyo ugomba kuzira. Uwo mukobwa wahimbiye ndirimbo kugira ngo aho ari azayumve, mwakundanaga, waje kubura aho yarengeye, wenda yabakibaho arahari, kuba arahari, ariko nanjye kugira ngo menye yuko ariho niwe bimenye nyuma. Nabinyemerera kuva muri za 85 na 5 na 6 na 7, ariko
kugira ngo umenye ko akiriho umuntu akabimenya nko muri 2010 na kangahe nko muri 2010 ndatekereza 2009 cyangwa 2010 hari ngomba kuba ariho nashoboye kumenya yuko hari. Nuri se mwaburanye mute muri icyo gihe? Yagiye mu mahanga? Ntabwo yagiye mu mahanga, niko gusa aho nta kundi kuburana kundi, niko aho yakoraga aho namusangaga hari mu kigo cy'abapadiri, yari umwari mu kazi. Niko hakundi rero abakobwa b'abana bakabana mu nzu, ariko begera ahantu hari ikigo cy'ishuri ho kiri. Kandi uzi ko amashuri yo hambere wasanga kenshi na kenshi yaracukwaga n'igipadiri, ababikira, ibintu nk'ibyo. Noneho bakorohereza abakozi bahakora bakabaha n'amacumbi. Ni muri ubwo naho ngaho namusangaga. Ariko bamaze kubimura, bamaze kumwimura kumujyana mu kindi kigo, aho ngaho niho nabaye perdu. niho nta telefone zabagaho. Niyo mpamvu hari no mu kiragi harimo igitero muri yandirimbo mvuga ngo nta kabarwa nkibona. Ce qui veut dire que nta kindi kintu cyo mwashoboraga guhuriraho kugira ngo umenye amakuru y'umuntu wawe y'ukunda. Wagomba kujya mu iposta ugatembera lettre noneho kugira ngo izamugereho, kandi kuzamugera naho byo byafatanye by'umuri bibiri kugira ngo naza gusubiza bigafata ikindi by'umuri bibiri. Ubwo kuva kugira ngo mukominikane neza yagomba gucamo hagati y'ibyaga byihuse, ni hagati y'imisi 30 cyangwa 25. Yego. Hanyuma se muhure icyo gihe muri 2010 nawe urumva haraciye imyaka myinshi cyane, ibarirwa muri 30 na cyangwa 40 hafi aho ngaho. Mwarahuye wenda akubwira ko byagenze gute? Donc mwagandiye mute mumaze guhura? Bumva mwarakundanaga hanyuma muraburana, wenda ntago wenda nta kindi mwapfuye wenda ngo yaguciye inyuma cyagize gute, ni ukuburana gusa. Hanyuma mwongera kubona nashize imyaka 40 buri wese yarabonye umufasha cyangwa se umugabo. Mwaganiriye mute icyo gihe muhura? Bon, disons wenda aho nahera cyane uburyo twahuye. Ese byagenze bite kugira ngo muhure? En fait hari umuntu wumvise iyo ndirimbo yumva igihe kirekire, ariko none akumva ashaka kumenya amatsiko y'umuntu wayiririmbye, kuko wenda nawe yagize ahimukora yabwishaka ko yaramukoze ku mutima, niko nabivuga. Noneho arakurikirana avuga ati atari ko cyazangeza kuri umuntu nkaganira nawe, kuko umuntu bari byose kwenda yumvaga afite icyo agomba kumfashaho. Kandi niko byagenze. Nawe ni umunyabutare, se karirimba Butare, ahubwo kandi Butare nkaba nayibayemo nyizi cyane. Bibaye byiza siko naganira nawe byibura kugira ngo mubaze iyo makuru y'uwo mukobwa. Ariko yarashakishije finalement aza kumbona. Yarambonye mbo turaganira none ageze arambwira ati indirimbo nayumvise kera numva ifite ahantu inkora cyane ku buryo bwose, none ngize amahirwe ndakubonye, niwambwira amakuru y'indirimbo noneho ngo menye ibyo ari byo, noneho mwumve wenda ko ari cyo nazagufashaho. Kuko aruvuga ngo rubanda rwose ndabitabaje muzashakire Irina, ubwo nanjye ndi muri abo ngabo bashaka kugufasha. Arambwira ati mbwira amakuru yayo. Ndamusobanura ndamubwira, none ageze arangije ati ntaga nayigishaga. Ndamubwira ati uretse mu gihe gitoya nzaba ngoye amakuru. Ati nanjye ngiye gushyira akanjye. Ubwo kumva rero ngenda bimubwiye aho ngaho numva nyine ibyane by'ikiganiro gusa birangira ngo nta nubwo nabitonyeho ikintu, ntaga nabitonyeho beaucoup d'importance. Numvaga gusa ari ibintu bigomba guharukira ngo bikarangira. Agera kabaye numva na telefone yarambwira ati hari cyo nageze wenda gushaka kugira ngo tuvugane tuganire. Arigeze arambwira ati yewe ati noneho ati ntugire impungenge, ati naje kumenya ko Irina kiriho. Atarari rwose, ati reka nguhe n'amakuru, arabimbwira byose. Ati n'ikimenyemye naracukumbuye, nza kumenya yuko nze gushakisha na nimero za telefone. Ati nimero za telefone ngizi ndaziguhaye. Ati ahubwo nta nubwo ari na kure yawe, ari hano muri Kigali. Kuryo kuzabona nawe ntabwo bizakugora. Urumva doko muri myaka iciyemo ko ingana. Ntacyo nabimbwiye numva ahubwo ngiziye ikintu, numva ngize ikintu, numva urabona ko ikintu cyumva gihindutse muri wowe, uhita ubyumva muri wowe ukumva harimo ikintu gihindutse. Icyo nakoze rero narabaje ndatamporiza gatoya kugira ngo n'igihunga kibanze kishiremo. Arigeze aho nyuma yaho ubwo nageze gutya nda telefone, numva telefone irasonye.
numva nyitabwe n'umugore yewe niba wamuri ibyo uheruka n'umwana mutaro niba wamuri ibyo ambwiye koko ashobora kuba atabeshye kandi numva iryo jwi numva ari ijwi rwose uko nari nderutse numva ari meze nkabyo barambwira ati se nite tuvuga ndetse nabimbwiye no mu gifaransa c'est qui ati je parle ati qu'est-ce qui était à l'appareil ati ndavugana nande ati mpamagawe nande ndavuga ni yewe n'umuntu ugeze ku inshuti yawe inshuti yanjye se inshuti yanjye ndeko inshuti zanjye ndani ndumva doko rukumbwira ibintu biri vague ahubwo weho mbwira uri we rasa ku ntego arambwira nti niba wibuka umuntu niba uwibuka izina ryitwa Bushayija Pascal niba aricyo rikubwira numvise yikanze yarikanze cyane ati baba ati se birashoboka ati se uracyariho ukuvuga ikintu yahise ambwira ati nge ati mbwira ni wowe se cyangwa nundi ati se uracyariho ndahari cyane se ni Bushayija nzi w'Urubavu niwe numvise akabyumva atabyemera neza kuko none turaganira tugerageza kuvugana twibukiranye ibintu bimwe na bimwe ariko numva nawe yagize emotion nyinshi cyane none aravuga ati yewe ati ibyo kuvuganira kuri telefone ntabwo bihagije ati ifu kwa memo ko tubonana rwose tubonana kandi tubonane vuba tuza guhana rendez-vous rero aho duhurira turahura ndetse turanatujyana hano tujya kwicara turanasangira ariko nanjye nafite amatsiko yo kumbona nanjye mfite amatsiko kumubona nyuma hagati y'iyo myaka ingana gutyo kuva ko byari biteye amatsiko cyane kuva ko umuntu ni waramuheruka afite nka 19 ans n'imyaka 19 kandi icyo gihe menyana nawe ndumva yarafite nk'imyaka 19 none ukazangira kubona umuntu by'abakobwa byarabye abana b'inkumi barimo barangiza n'amarina za université urumva yuko abaranditse ikintu kinini cyane none nanjye nafite amatsiko kugira ngo se uko namubonaga uko namubonye mbere nkimubona niko kimeze njyewe ni cyo kintu ndashaka no kugira ngo nganire nawe noneho numve muri iyo minsi yose wakubwira ko yakubuze ndabambwira yuko narinzi ati naragushakishije ati nanjye ko wapfuye utakibaho ati kuko ati urabona nko muri ibihe by'icyenda na kane iyi jenoside yakorewe abatutsi ati hapfuye abantu n'abantu ati kuko nta espoir yo kumva yuko nyuma yaho umuntu yashoboraga kubona chance yo kugira ngo umuntu abonane n'undi kuko yumvaga ntakiriho kandi nanjye nuko nanjye numvaga yuko atakiriho kuko numvise yuko akiriho nanjye numva ari ikintu kintunguye nawe yumvaga gusa iyo ndirimbo ye yarayumvaga kandi akamenya yuko ari iyanjye noneho yumvaga rero ngo niho yarushaga kugira n'agahinda kenshi cyane none yanayumva kenshi agahita azimya na radio kuko ngo byamuteraga agahinda kubera agahinda muzehe buriya ntibyakugora wenda ngo turirimbire gato cyane kuko nabonye ufite na gitari gato cyane wenda kuri iyo ndirimbo ni byaba byiza reka niko nacanga niyo ndirimbo ya Irina kugira ngo n'abatumva wenda batumva neza niko ari indirimbo ari yanjye ariko mbe ni yanjye kuko hari uririmbira wawe wajya kurimbira nkanga ugasanga ijwi riri hasi cyane cyangwa se washatse kuritumbagiza akagaka kagufasha kugira ngo kaguhe igipimo cyiza cy'ijwi ugomba kuririmbira indirimbo shari n'iginu kazamuka kageza nanga hejuru biterwa nawe ushaka kuririmbira
ukuri sinumva amabwire amagambo y'abantu agiye kuzanesha umutwe nyabusa Erina mwana nakunze Erina mwana ngikunda kwizukuri sinumva amabwire amagambo y'abantu agiye kuzanesha umutwe nyabusa Nakabaruwa nyibona nategereje amezi yose ese waba warabonye undi mwana Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye Nakabaruwa nyibona nategereje amezi yose ese waba warabonye undi mwana Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye umuhanda Kigali Butare sinsiba mu matagisi genda mbaririza Erina nkunda Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye umuhanda Kigali Butare sinsiba mu matagisi genda mbaririza Erina nkunda Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye rubanda rwose ndabitabaje uzambonera Erina uti rwose warahemutse cyane Erina wowe nuzi no kuvuga uti byibura ngo urabeho rubanda rwose ndabitabaje uzambonera Erina uti rwose warahemutse cyane Erina wowe nuzi no kuvuga uti byibura ngo urabeho uti rwose warahemutse cyane Erina wowe nuzi no kuvuga uti byibura ngo urabeho uti rwose warahemutse cyane Erina wowe nuzi no kuvuga uti byibura bayi bayi muzehe indirimbo ni nziza cyane kabisa ni indirimbo kandi urabona yo mu bihe byo hambere muri za 80 na urumva ko imaze igihe kirekire buriya mbona ko ibintu by'amatelefone na za internet bifite akamaro kanini cyane bifite akamaro kanini kuko mbere ntabwo ubwo buryo ntabwo ari buhari urukumva ko iyo tuza kugira ubwo buryo nk'ubwo dufite iki gihe menya hari ntaragombaga no guhimba n'indirimbo nabyo ryari kwari kibazo ari indirimbo nziza urabona ntabwo nari kubona imbaraga zo kuyihimba kuko icyo gihe ntabwo byari kugeraho iyo ndirimbo mbese ntabwo yari kubaho niko nayivuga ariko nayihimbye ikintu cyantangaje niko iyo ndirimbo abantu bayumvise nta nubwo nanabitekerezaga njye nayihimbye gusa byo kugira ngo nkomunike byibura mbwire uwo muntu nabuze noneho haribwo nyine yabahimbye barahimba bari gushyiramo n'ibintu byo kudramatiza uvuga ngo rubanda rwose ndabitabaje rubanda rwose ndabitabaje uvuga ko abaziye ndani bangahe gusa ikintu cyo nashaka kukubwira nuko
iyo ndirimbo nyihimba ntabwo nari nzi ko izakundwa n'abantu benshi bigeze gure kuko ni indirimbo yakunzwe cyane noneho njyewe nta n'ibintu ntiyatandagaho ndavuga ibyo ari byose kuba barayikunze bigeze aho nashobora kuba hari n'abandi benshi burya bashobora kuba baragize nk'ibibazo nk'ibyo nagize noneho bakumva iyo ndirimbo ari emotionere noneho yayumva kumva ari nk'ibintu nawe bijya gusa n'ibyo byamubayeho bigatuma n'iyo ndirimbo ayikunda cyane. Uretse iyi ngiyi wakoze n'izindi zingahe? Ko ufite indirimbo nyinshi ubu ngenda indirimbo zo ishobora kuririmba indirimbo hava himwe hajya hindi nk'indirimbo nka 20 ariko indirimbo izwi cyane ni Erina kuko n'abantu ngire bagiye babisaba kandi n'abandi babisabye cyane n'abanyeshuri nigishije muri Cordar bahora banyandikira ba telefone bakanyandikira ati se ati rwose profeti ati impano yawe ati ko igiye kuzazimira kandi izagira igihe izazimira wadufasha iki kugira ngo tuzajye twumva indirimbo zawe kuko duheruka tuzumva tukiri ku ishuri kandi turumva dushaka kuzongera kuzumva ariko nkagenda mbona n'abandi bantu bazi ibihangano byanjye bari babyumvaga bakavuga bati si kuririmba kuki utabikomeje kandi wari ufite impano nziza wari ufite inganzo amakomposition nziza kandi irimo n'amagambo mazima ashobora ko yafasha n'abantu ndakomeza numva izo nama zabo niho ndatangiye kugira igitekerezo cyo kumva noneho ko ugomba kuzikora noneho bijyanye n'igihe tugezemo nibwo natangiye kujya shaka abantu baba producer numva bashobora kuba bamfasha kugira ngo indirimbo zanjye zasohoke kandi zasohoke zimeze neza noneho nibwo nahuye na JP production niwe wafashe kugira ngo indirimbo zitagire zikore ariko mu ndirimbo yankoreye ubu ngubu n'abantu benshi ntabwo bazumva ntabwo zirasohoka urebye ziracyabitse kuko ufite gahunda yo kuzazisohora n'amashusho. Hari ikibazo nibajije buriya hari abahanzi benshi cyane bano bari kuvuka ubu ngubu hari igihe bavuga bati reka nako bikunda kubaho bagafata nk'indirimbo zakunzwe kera z'abahanzi bakuze barimo mwebwe bakavuga bati reka tuzisubiremo mu buryo bugezweho buri moderne bityo bwa butumwa bwari burimo bunagere no ku bantu nyine bajyana n'ibigezweho. Nk'umuntu aramutse yifuje gusubiramo nk'ino ndirimbo yawe Erina byagenda bite byaca muzenze? Nta kindi byacamo ni ko ashaka kuyisubiramo kugira ngo ayikoreye yagombye ko ibyiza no kubanza kundeba tukabivuganaho tukagira ko tubyumvikanaho hanyuma akabona akayisohora ubundi doko ni n'amakosa cyane n'abantu njya mbona babikora kandi burya bari umwimerere w'ikintu wa nyiracyo ntabwo wagombye kutangira kuvuga ngo ugiye kuririmba indirimbo y'umuntu runaka utabashe kumureba ngo abanze abikwemerere kuko burya uramutse ubikoze atabizi akakurega mbese ibyo bintu wazabivamo urwo rubanza wazavamo byaba ari ikibazo. Ibyiza rero banza urebe nyiri igihangano kuko hari ibintu bita propriété intellectuelle ugomba ni ibintu byo kwitondera cyane ugomba kubanza kureba nyirabyo mukageraho muhurira ku byo wifuza gukora. Abahanzi bafite hit niko bajya babivuga cyangwa se bafite amazina ari hejuru cyane uyu munsi hari abo wenda ukunda kumva indirimbo zabo wumva bimeze bitugereranyije n'uburyo mwe byo mwakoraga? Njyewe nawe ndabishima cyane ndabishima rwose kuko ahangaha urabona yuko njya numva indirimbo burya kubera gukunda ikintu nkunda umuziki bituma burya n'ahandi hose nkukurikirana. Dufite abana bafite amatara menshi cyane mu muziki rwose umuziki ubona umva bafite amatara gusa babigiyemo bakabijyamo ku buryo babijyamo mu buryo bw'umwuga bazagera kure kandi bakagera ku bintu buryo bashaka. Gusa jewe navuga yuko icyo nabageraho inama cyane batagombye kumva yuko niba umuntu gusa niyo nama nagira les jeunes artistes b'iki gihe niba agize gutya agasohora nk'indirimbo yagize amahirwe azanga indirimbo agahora nko producer mwiza akamukora indirimbo akayisohora indirimbo igasohoka wenda niba agize n'amahirwe y'iyo ndirimbo igakundwa simbizi kumva yuko yabaye umuhanzi w'igitangaza ibyo ngibyo nibyo umustar wo ku rwo rwejo ibyo nizo nama nabagira gusa
agomba kumva yuko hari ibintu byinshi agomba gukora kugira ngo azanoze umuziki we, kugira ngo uzabe n'umurimo we wa buri munsi, azagira ikintu awubyazamo. Naho kuba umuhanzi umusitari, ndatekereza yuko atari uguhindura ingendo, atari guhindura imyambarire, amazina, insokozo, inyogosho, ibintu nk'ibyo ngo nicyo biza kugira umusitari. Jamais urero giza kugira umusitari, ahubwo ni ibikorwa byawe uzaba werekana. Ikindi nanone nakongera mu kibazo wari umbajije, niko abartiste b'iki gihe bafite amahirwe menshi cyane, kuko muri iki gihe tugezemo ibintu by'umuziki ushaka kubikora bikagutunga, bikakubeshaho, kandi bikaguhesha n'ubuzima bwiza cyane. Bafite ayo mahirwe rero ifakamemo ko bayaprofita. Ntabwo ameze kimwe nko mu gihe cyacu. Igihe cyacu cyo warimbaga gusa byo kugira ngo ushimishe abantu, nawe wishimishe, ariko nta kintu wavanagamo, nta na kimwe. Ntabwo nakubwira ngo n'amafaranga 100 washoboraga kuvanamo mu muziki, gusa wayikoraga ko ukunda, ibyo ukunda ukifuza yuko bigera ku bantu benshi, nta kindi. Nabone nta kindi kintu wavanagamo na kimwe. Nawe reka wenda tube tuvuye ku muziki gato, nekeza ko byinshi twabivuze. Yatubwiye ko afite indirimbo agiye gusohora nyinshi zikiri muri studio, yaturirimbiye ku ndirimbo Elina, yanatubwiye amateka yayo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.